Komeza ugubwe neza aho uherereye hose hirya no hino ku isi. Nk'uko mubimenyereye, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nk'uko muri kubibona rero ku masikrini yanyu, ni inzu nziza igurishwa, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, nta handi ni mu murenge wa Kanombe. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo, bitatu byiza binini, ikagira dushe na toilette eshatu nziza, hanyuma ikagira salon, salle à manger na cuisine na stock, ikagira kandi na annex. Iyi nzu rero si ibyo gusa, kubera ko ifite na parking na jardin kandi bihagije. Iyi nzu rero tukaba turi kuyigurisha amafaranga atari menshi cyane, ko wumvishije ko ari ntoya. Ikaba ifite n'ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 200, ariko ikaba ari inzu iri moderne, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho. Ni inzu mbese ijyanye n'igihe, idakwiriye kugucika. Nyabuneka wowe ushaka kwigurira inzu y'inzozi zawe kandi itaguhenze, ni inzu irimo amagipsamu, ni inzu mbese imeze neza cyane. Iyi nzu rero ntago nabicisha amatsiko, ariko kandi mbere yuko nkubwira igiciro cyayo, reka nkwibutse gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora rwose, ukiri kureba iyi nzu, kanda subscribe, ukore share, ukande kukazogera, kugira ngo ibyiza byose tugenda tubagezaho bye kujya bigucika. Iki ni cya gikoni cyo hanze cy'iyi nzu, ni amashyiga yo hanze. Ari nako kandi dusuhuza inshuti zacu, abakunzi bacu muri hirya no hino ku isi, mu bihugu by'i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, ndetse no mu wacu hano muri Afurika. Reka twongere tubasuhuze cyane, tubabwire ngo turabakunda muri Nzuri. Iyi nzu rero ifite ubwiza budasanzwe kandi iringaniye, irashaka miliyoni nkeya cyane, miliyoni 50 zonyine, kandi ziri negociable. Miliyoni 50 negociable, miliyoni 50 ziganirwaho. Wowe ngwino uvuga uti inzu ndayikunze kandi mfite ubushobozi bw'aya ngaya, ntabwo uri buyaducikane kabisa. Urabona, ni amadushe na toilette byiza cyane bijyanye n'igihe. Wakunze inzu rero, wakunze iyi nzu, duhamagare kuri nimero zacu. Murabona cuisine yayo ni cuisine nziza ijyanye n'igihe. Niba wakunze inzu, duhamagare kuri 0788 48 67 cyangwa se duhamagare kuri 0781 2 3 Si ibyo gusa rero, ushaka kudusanga aho dukorera, nta handi ni mu mujyi wa Kigali hagati, mu nyubako ya Centenary House. Urazamuka muri etage ya 2, ukisohoka muri ascenseur urakata iburyo bwawe, urahita ubona Nzuri Business Group Limited. Uze tuguhe serivisi zarizo zose zijyanye n'imitungo itimukanwa. Nako kandi ushaka kudusura ni nako kandi mumbabarire cyane, ni nako kandi ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Gana na website yacu ariyo www.nzuri.raw. Murakoze cyane rero, ariko kandi tubibutse ko tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Turayimanaginga, tukabashakira abakiriya, tugakurikirana ko bashyira mu bikorwa amasezerano, byose. Murakoze cyane rero, ari nako nongera kukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora. Turabakunda cyane. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami.
uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.